Reka twumve David indahiro ye, niba ari indirimbo niba ari amagambo, reka tumwumve. Mumvugire ngo amena. Mfite inkuru ntoya y'ubuzima bwanjye. Mumvugire ngo amena. Amen. Okay. Mfite inkuru ntoya y'ubuzima bwanjye nshaka kubasangiza kuri uno munsi. Imana yampaye ubuzima biba byiza. Impa umuryango mwiza ndayishima. Impano y'agakiza biba karusho. Impa kuririmba binezeza umutima. Ariko umunsi Sara yaje nibwo niswe ndaruhutse. Singiye kumusezeranya ko isi itazaba mbi, ariko ndamusezeranya ko niba mbi nzakomeza mbe mwiza. N'abandi bose baramureba bakamukunda, njye nagiriwe amahirwe y'uko yitwa uwanjye. Muri mbye yaravuze ngo mu byiza Imana yavuze byose nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Cya kabiri mu byo yavuze ku buzima bwanjye gikomeye ni uko uyu munsi yemeye ko uyu aba umufasha wanjye. Izindi mpano zose namuha zizagira iherezo, ariko hari imwe nshaka kumuha iruta izindi. Ndashaka kumusabira umugisha. Mana, ndagushimye ko unkunda kandi ubigaragaza buri munsi. Kuva nkiri umwana wabanye nanjye kugeza n'uyu munsi komeza kunyiyereka. Ntacyo natanze ngo mbe nkwiye ibyiza nk'ibi. Hari benshi tungana batabigezeho, yewe hari n'ababisengeye kundusha. Singiye kukubwira ko hari icyo nakwitura kuko byose urabifite, ariko mbivuze imbere y'itorero n'ababyeyi bacu yuko ngukunda wa Mana we. Urakoze kumpa umugisha umubyeyi ataguha, urakoze kumpa umugisha tutagura ku isoko. Nyemerera kubw'uno munsi ngira icyo ngusaba. Ngiye kugusaba nsabira Sara Mutesi, ntamusabira nk'umugabo we. Ndagusabye kugira ngo icyo ntazashobora kumuha uzakimuhe. Iri si isezerano nk'uko abantu babivuga ngo ni iryo kubana kwa babiri. Oya, ahubwo ni ukubana kwa batatu, njyewe na Sara ndetse nawe Yesu Kristo. Reka nzuzuze inshingano zanjye, nawe yuzuzize, nawe wuzuze zawe. Twebwe tuzananirwa, nshobora kutamubera mwiza, ariko numubera mwiza azakomeza yishime. Uzamurinde amakuba, urinde ibyago, urinde kubabara. Ndi umuntu, ariko uzanshoboza. Benshi barananiwe, ariko njye nakwiringiye. Sinshaka ko tubana akaramata, ndifuza ko hazamuha n'ubugingo no mu ijuru tukazicarana. Urakoze ku mpano y'urugo rwiza uzatwubakira. Urakoze. Angazumvikana imyirongi mwituze ryinshi, imitima itera juru ati hashimwe Uwiteka uturemeye aya mateka atazigera asaza. Buri wese arambura ibiganza bahoberana, maze impundu n'amashyi menshi biturwe ababeza biwacu. Muze gutindayo maze mushire impomo nta gihunga. Imitima iganira ati ni wowe nakunze kandi nari ntegereje, ni wowe byishimo by'umutima wanjye, umunezero nzahorana ibihe n'ibihe.
mu isezerano nahawe n'inshuti za Hadasi ndetse na Konsole ati uyu munsi ntitwigeze tugoheka duhanze amaso ibirori by'abeza biwacu. Hada ati ongera umuhobere kandi utuze nta mpumu nta gihunga. Hari abansabye ifoto bibereye ibwota amasimba ati uyu munsi ni umunsi wa Hadasi, ariko ayo mashyi mwuka byaramwe mwana ibiganza tugaha amashyi ababeza biwacu. Umutima wanjye urakwakiriye kandi ndakunezererewe kubamagararanye nawe. Ati izo njyana zose ziturwe umwiza w'iwacu. Ati ndagukunda kandi nzahora ngukunda ibihe byose. Uraza kumumera kimwe mu bimenyetso bisumba ibindi. Yaje yitwaje mutoza w'umuco mumpere. Ati bibihumura neza biturwa umwamikazi nkawe, unkundire wakire. Inshuti ya nshuti gahwanyisomere ngira ubwoba ko tuzakina kuko simbashaka kukubera iruhande. Ati bihumura neza biturwa umwamikazi nkawe. Bamwenyura abishimiye ikapo ya Hadasi na Konsole duhuza ibiganza. Mfite inkuru ntoya y'ubuzima bwanjye. Mumvugire ngo amen. Amen. Okay. Mfite inkuru ntoya y'ubuzima bwanjye nshaka kubasangiza kuri uno munsi. Imana yampaye ubuzima biba byiza. Impa umuryango mwiza ndayishima. Impa impano y'agakiza biba akarusho. Impa kuririmba binezeza umutima. Ariko umunsi Sara yaje nibwo niswe ndaruhutse. Singiye kumusezeranya ko isi itazaba mbi, ariko ndamusezeranya ko niba mbi nzakomeza mbe mwiza. N'abandi bose baramureba bakamukunda. Njye nagiriwe amahirwe yo uko yitwa uwanjye. Muri mbye yaravuze ngo mu byiza Imana yavuze byose nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Cya kabiri mu byo yavuze ku buzima bwanjye gikomeye nuko uyu munsi yemeye ko uyu aba umufasha wanjye. Izindi mpano zose namuha zizagira iherezo, ariko hari imwe nshaka kumuha iruta izindi. Ndashaka kumusabira umugisha. Mana ndagushimye ko unkunda kandi ubigaragaza buri munsi. Kuva nkiri umwana wabanye nanjye kugeza n'uyu munsi komeza kunyiyereka. Ntacyo natanze ngo mbe nkwiye ibyiza nk'ibi. Hari benshi tungana imbere y'ababyeyi be, imbere y'ababyeyi banjye uzitwa Imana yacu. Singiye kuvuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu, oya, tuzakomezanya n'imbere y'intebe y'ubwiza bwawe. Kandi ibyiza tugenera ni byinshi. Uhereye uno munsi abazabaho bose bazatwita abahiriwe kuko wamenye amazina yacu. Urakoze kuzamurinda amarira, ariko ay'ibyishimo azabe menshi. Ko bw'abe b'Isiraheli ngo ngiye kubaremera iminsi y'ibirori, ntibikabure mu rugo rwe. Uzamwubahishe mu muryango wanjye, nanjye uzanyubahishe mu muryango we. Navuga byinshi ariko byose urabizi, kandi ibyo wampaye si uko nari narabivuze. Uzigikwiye. Ngaho icyubahiro n'igitaha iwawe, tugutuye ibi birori n'ibindi bizaza mu izina ryawe rya Yesu. Amen. Mukomere Imana amashyi, mukomere